Reka rero nkubwire story guys, muri iki gitondo nzindukiye kuri X yahoze yitwa Twitter, sinzi ukuntu neye ijisho kuri page ya Dr. Nicholas. Muramuzi Dr. Nicholas ni umwe mu bafounder ba Pi Network. Ngiye kuri page ye ya X mpita mbonaho ibintu bikomeye cyane by'ingenzi by'umwihariko ariko biranshimishije, sinzi ukuntu mise niyumva bitewe nuko muri video zimaze iminsi ndi gukora, maze iminsi ndi kugira ni nyaboneka irinde gukora aya makosa atazatuma uhomba payi zawe, atazatuma ubura payi zawe. Nyaboneka kora bino na bino, murabizi uburyo maze iminsi ndimo mbibabwira. Gusa ariko ikintu kinunguye kikananshimisha ariko nuko nyine ngeze kuri Twitter page ya Dr. Nicholas mbona iyi post yagize ati secure your Pi before migration, don't risk losing your Pi, take action now. Neza nkuko maze iminsi ndi kubikubwira, ni nyaboneka kora bino bintu utaluzinga cyangwa se udatakaza Pi zawe. Maze iminsi ndi gukora videos ngira ni abapioneers benshi bategereje second migration, ariko hari amakosa 5 bari gukora batabizi. Hari amwe mu makosa 5 ari gukorwa